ariko wowe bite byawe uraza ukinjirana no gusuhuza n'umuntu ukaza uri kumutera marinete gusa ubwo kubona ibyo ari byo bite byanjye biki wowe uzajya wirirwa muri televiziyo gusa nta kindi ushoboye muri uru rugo televiziyo yayijimije noneho turebe umva ko wigenje umuriro uragugwa hano muri uru rugo umuriro uragugwa we ntabwo kwirirwa urareba televiziyo ariko kazi konyine dore uko areba gusa rero mwana wanjye subiriye yaha uzige dore uri mu mwaka wa 6 kugira ngo uzatsinde ubone uko ujya muri boarding kugira ngo ubuzima bwawe bw'ahazaza buzakubere bwiza urumva yego mama ndabyumva uretse n'indwara ntabwo uzarwara mwana wanjye ugiye ku ishuri nutaha urasanga nagutekeye bya biryo ukunda ngo mwana wawe kangufungira amarase rero mwana wanjye kangufungira amarase kugira ngo ubone uko ujya ku ishuri utagira ibigutega bayi rero Wow, Agnes, ko gazanot uburyo ko nagusanga ku ishuri nshaka ko tugenda tuganira ariko gusa nk'uwageze kare ndetse nakubeshye ko ijoro ryo mu rugo ni batandatu what is the matter Agnes you know ukana mama waraje ndetse birambaye Agnes uyu munsi akaza gufura inkuru yo ndetse n'isigiye gusa n'iyanjye
nshaka kukubaza impamvu watinze kunyingurira we. ariko mugabo mwiza ni ukuri ceceka njyewe ntabwo mbaga nshaka ibintu byo kunsobanurira kangari. Iyo mba nirura ceceka nkubwire. Iyo mba nirura hazi. Ndatashe nta no iyi nzu warayinyubakiye weho. ntabwo nayikubakiye ariko none kuki uri kwanga kunyingurira ni wawe ni wande ni none si kuki utanza kunyingurira njyewe hazi ibiryo waragize ugatumba ubu nje ntabwo ceka njyewe uje urankinisha ntabwo mbaga musaza wawe ariko umugabo wanjye kigoje. Makuru kandi kaboko wabaye. ntacyo nabaye Ntacyo wabaye sikuru kugakanda. kumva kari kubi Ese ni papa nambisha uri kubukubira. mwana wanjye ntabwo ari kwikubisa Humura natwe nidukura tuzakubakira tuzamugukiza. murakoze mwana wanjye natwe tukaba twishimiye mbese dore byiza na keza baraje hanagura amarira bagisanga urukurira hanagura amarira Biteze neza mede neza nashyira mu mwaka mwayikoze ikibazo cya nyuma cyananiye pe turaza kugufasha no kugera ku ishuri mbere yuko tuza ku ishuri rero dufite amafaranga tumaze tujye kurwibira uraje uravuga ngo gusa ntabwo niba ushobora gutekereza ko ngiye merese Elisa kuri akayingo ziriya koze
karibu kiriya Umeze mute? ni sawa ni sawa Ufite pavuro? turayifite Na onja nayo turayifite n'amagi. ese ko ndi kumva uragura byinshi waba ushakira ko Inyanya nangahe? ni aha ni 200 aha ni 350 Ngombereze. imbere z'inyanya nguhe na onja Pavuro, inyanya, na onja, n'amagi. rero izi nyanya mubyeyi habamo poroteyine nyinshi amavitamine ni menshi rero uzaba ukunda kuduhereza abana bawe cyane cyane nka wa wundi wiga mu mashuri uzareba abafite biga mu ishuri ariko hari ibyo nibagirwa bajya bari bavuze na pavuro na pavuro na onja onja imwe ebyiri Tubiri. nta kindi Magi. nta kindi turaguhereza Dushaka urekera ibyo. asiko ndiko no kugura ibintu by'ibirungo gusa kandi niba mfite ibirungo byinshi nta kindi wagura mfite udusobatomu mfite Nshiriramo salisa. agasarisi aka ngaka si cyangwa umushakira kandi Shyiramo ako nabwo nta kibazo. agasenda se ntabwo gakenera Nako ndagakenera. tungahe mushyiremo tungahe Kamwe. kamwe si uri umwe mu rugo reka mushyiremo tubiri sibyo Amafaranga ari kuba make. rero ufite amafaranga uzajya uragura nta kandi Nta kandi ndi bugure. imboga ariko nazo zirahari do Oya. Nta imboga kibazo uraza ndishaka. utunguzi natwo twakubera ariko Washyiraho udutoki. ntoryi nazo urazishaka Kubona angahe? aha ni 200 aha ni 300 mushyiremo utuye Kadesi. ariko tuvuga 300 niko twagufasha Shyiramo utu twadesi niko nshaka. aha kare ibyo ushaka ariko navoka ndazifite Avoka. Avoka nimugoroba naraye nguze ntabwo ndongera kujya. n'umuneka ariko wawurya sibyo Oya. ni ukuri Oya kanze ngira. siko naruka gukunda imineke cyane ubwo byarangiye bite nonyishyura ayo ngayo nta kibazo ariko uzagaruke Nta nibire kwishirira. rero nyuma yo kwishyuriraho ni kode 5 8 kane rimwe karindwi urasangaho Olivier Sawa. Sawa murakoze. ndayabonye Bayabonye? ndayabonye Sawa murakoze. kandi nawe urakoze Sawa.
ndaje ntabwo ntinda